ariko igitego cya mbere cyari cyatsinzwe na El Hadji Madike Kane niwe urafunga amazamu. Igitego cyiza cyane yatsinze kuri kufra ku munota 23 biza kurangira hari ibitego bibiri byari Hilal rero ku busa bwa ekipe ya APR nkuko wari ubivuze. No mukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium, no mukino wari ufite impamvu nyinshi ziwukomeza. Impamvu ya mbere nuko ekipe ya APR yari bizi neza ko niyo utsinda ikomeza kuyobora urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, kuko iyo utsinda ari kugira amanota 40 ariko byaje kurangira binaniranye. Al Hilal irayitsinda iticaho kuko ekipe ya Al Hilal yari ya kabiri n'amanota 35 yatsinze rero igira 38. ubu no vuga ngo Al Hilal niyo iyoboye n'amanota 38 gakurikirwa na ekipe ya APR n'amanota 37. Ikipe ya Al Hilal nkuko wari ubikomojeho yari yagerageje gusaba kugira ngo barebe buryo mukino bashobora kuba bawimura kugira ngo bitegure umukino bafitanye na ekipe ya Lupopo, umukino wa nyuma usoza imikino y'amatsinda, usoza itsinda ryabo rya gatatu baherereyemo. Umukino uzaba ku wa gatandatu ukabera kuri Stade Amahoro hari i Remera, ariko byaje kwanga ku munsi w'ejo. Twari twabigarutseho tuvuga duti urebye effectif ekipe ya Al Hilal ifite nta mpamvu n'ubundi isanzwe ikina Champions League imikino nyafrika amakipe yabaye ya mbere wayo, ariko ikanakina na shampiyona. Bafite uburyo rero babalansinga ekipe yabo, usanga kenshi shampiyona bakoresha abakinnyi biganjemo bakiri batoya bano ba Flomo. Uyu Flomo burya ngo muri gahunda ya Al Hilal ni umukinnyi ngira ngo Flomo ari mu myaka 19. Uyu nguyu rero gahunda ye ngo bamuhaye ni gahunda yo gutangira wenda gukoreshwa mu ikipe ya mbere muri 2027. Ibyo ngibyo akaba bizi neza, akina nyine azi ko ari umukinnyi umeze nk'umujiniyoro, ariko bari gutegurira imbere mu gihe kiri imbere akaba ari bwo azatangira gukinishwa. Hanyuma kuri icyo vuga wongeraho na Kindness Cole, abasore benshi bagiye bava muri Liberia buriya na Sande Damiral. Urumva ekipe abantu barabizi ko ifite n'indi ikinira iwabo ikinira mu rugo. Icyo ndimo mvuga ubwo ni kwa kundi ekipe ku cyakiseri yararimo avuga barabazana umukinnyi akaba muri kontra bizi icyo bamuteganyaho, uko kontra ye yubakitse, uko ibintu bye biteye. Nuvuga ngo uri Flomo uraza ukine shampiyona mu Rwanda no graduating, kuko abantu babonye ko Flomo banyuzamo no muri imikino nyafrika batangiye kujya bamunyuzamo iminota 3 iminota 5 yakabije 10 gutyo, ariko arabizi yuko level ye aracyari hasi no gukina kuri iyi ligue yacu. Hari uburyo nifuza ko twinjira muri uyu mukino kwizigira. Buriya impamvu nari ntangiranye na Axel nagira ngo abanza tunyurire mu mibare y'uyu mukino, ariko mbere y'uyu mukino nkuko Axel abivugaga nejo twabigarutseho, twavugaga tuti uko byamera kose nubwo bafite umukino ku wa gatandatu w'ishiraniro mu gusohoka mu itsinda ngo bajye mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza ya CAF Champions League, ariko bafite squad. Iyo squad rero twese twari duhanze amaso kuvuga ngo ese umutoza araza gufata equipe type le 11 qui bouge dusanzwe tumenyereye ikipe ya Al Hilal aba arishyira mu kibuga. Kuri rw'ikipe ya APR naho hari amakuru aturuka Ishyorongi, Pierre nagaza gufata uyu mukino, Claude kapiteni yarwaye. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo inkuru ya mbere kwizigira yahereye kuri 11 batangiye mu kibuga ku mpande zombi. Nibyo ngira ngo ikipe ya Al Hilal yari yabanje gusaba ko uyu mukino itawukina kugira ngo yitegure match ya Saint-Eloi Lupopo bafite ku wa gatandatu muri Champions League, ariko Rwanda Premier League irareba isanga nta handi hantu bazabona uyu mukino wazakinirwa. Barabwira bati mwihangane mukine. Byahise bituma umutoza abakinnyi 11 banza mu kibuga. Ubusanzwe mu mikino nyafrika aribo bavuga ngo 11 beza b'ikipe ya Al Hilal abahinduramo abakinnyi 9. Wango ku munsi w'ejo ikipe ya Al Hilal mwizamu yabanjemo Mohamed Mustafa Mohamed, uyu numwe n'igihugu. Ubwo Claude kugira ngo byumvikane neza uravuga babanje mejo none ngiye mvuge abari babanjemo kuri MCRG kugira ngo bumve ikipe yahindutse. Wango ejo habanje Mohamed Mustafa Mohamed mwizamu rero bakina na MCRG, nubundi bari babanjemo umuzamu wabo wa mbere witwa Farid Wedraogo n'umunyaburkina Faso. Aho numva ko habaye impinduka mwizamu. Yego. Hanyuma kapitene ku munsi w'ejo yari wa Liardin
Dayin urumva Yardin ubwo Dayin uwo ntawe urimo ntawe urahari mu mutima defense mu mutima defense ku munsi we bakina na MCRG hari habanjemo umusore witwa Mustafa Karshom ejo habanjemo Kamaradin Mahmoud icyo gihe rero bakina na ekipe ya MCRG hari hakinye Mohamed Said Ahmed, hanyuma ejo habanjemo Petrus Aprochius. hanyuma rero ubwo aho ngaho ni kuri gatatu kuri gatatu ejo ukuntu imeze nk'aho yarari Petrus bamujyanyijeho muri Mediane ejo muri Axe yafashemo Osmane Diouf akina na umusore twavugaga wambaye igitambaro cya captain wa Riedini Dayen. Abo bose rero ntago bakinnye kuri match ya MCRG. Hanyuma kuri kabiri Mutarama yari yambaye na nimero 2 yari yambaye nimero 2 kapiteni wa Riedini Dayen. Hanyuma Osman Diouf akina hagati mu kibuga anako muri defense. Petrus Aprochius akina hagati mu kibuga. Hanyuma yarari kumwe na Yasir Awad Boshara Omer hagati mu kibuga. Urumva harimo kandi na El Haj Madik Khan. Urumva we nawe ntago yari yakinnye none umukinnyi wabanje mu kibuga usanzwe ubanzamo ni Adama Kuribari imbere gato cyane ku ruhande rw'iburyo cyangwa se kuri karindwi niwe wari wabanjemo. Hanyuma ejo abatahaga izamu barimo Sande Damilar, harimo Emmanuel Fromo, abo bose nta wabanjemo kuko izamu bakina na MCRG rutayizamu abo Mohamed Abdurrahman niwe waritahaga birumvikana ye. Hanyuma inyuma mu bitugu bye n'ubundi harimo umuvandimwe kapiteni wabo Abdelaziz Omer. Yego urumva nko ku munsi w'ejo natinye n'uyu mutoza yagiye akura n'abakinnyi hamwe asanzwe akinisha mu myanya runaka Axel akabajyana mu yindi myanya. Ko nk'ejo yaravuze ati reka nyinisha mirere kiperateri batatu Petros Aprochius ashyiramo uyu musore Eli Haji Madiken ndetse na mwene data Kindness Kole ko no mu gusatira abona gasa nk'ukina 4-3-3 afite Sande Damiral wataka Emmanuel Fromo amwatakisha ce ku ruhande rw'ibumoso kuri 11 Adama Kuribari amunyuza kuri karindwi asanzwe anyura. Urumva ko muri system ya 4-3-3 twabonye ko sibyo kuba 9 bari bashya harimo n'abakinnyi yavuze ngo arabakinisha ku yindi myanya bamwe badasanzwe bakina ariko icyo ashaka ari resultat. Ariko aho rero niho umutoza abera akandara uyu mutoza Reg Camp uyu munyarumania utoza ikipe ya Hilal kuko naho umuvandimwe Buela na Luzoro binjiriyemo no kuvuga ngo abo baje basimbura yafashe abo bakinnyi abashyira hagati kandi basanzwe bakina nk'aba fullbacks. Noneho Luzoro na Buela bagaruka ku myanya yabo abahakinaga abegeza hagati ahubwo akuramo bo hagati. Hanga baravuga bati umutoza yasomye bikomeye cyane umutoza Taleb. Uziki noneho wajya kumugeranya na Taleb kugeza ubu ngubu bwa butazi byo gutoza ubu byanze kunze ubu kumenya ibyo simbuza. Ikindi kintu se kirimo kuvana babakinnyi bo hagati mu kibuga basimbuza. Reba kuri match baheruka gukina ya MCRG niba ntibeshye na indi ya Mamelodi Kigali abakinnyi baza basimbuye kenshi banakoreshwa muri champion ni Petrus na Eli Haji Madiken bombi barakinnye baza basimbuye kuri ya equipe ya mbere. Uzicyatekereza aravuga ati nimba hani igice cya kabiri kuri match ya PL hagize uvunika kwiyo basimbuye bampa ibisubizo akaba bavunika muri babandi babanzamo akagira uzavunika n'umusimbura wadahari. Urumva uburyo byose babibara. Hanyuma ubwo wavugaga Rigoga kuri line up noneho tujye ku ya APR harabaye impinduka ngo mwizamu ntabwo Ishimwe Pierre yabanjemo turaje tumuganira ukwe afite amakuru yihari. Hari habanjemo Hakizimana Doro ko mu gihe line up yasohokaga Inyamirambo
kuri Peri. undi mugabo video yagaragaye Pierre we video ye yasohotse yinjira Ari mu ku kibuga kibuga cy'imyitozo cya IPRC. IPRC Kicukiro yari yinaze yagiye kure. mu ntare urumva ubwo twayita nka equipe B turamuganiraho turamuganiraho ukwe yego umutima wa defense wari Yunus na Clement nk'ibisanzwe niyo mugabo Claude murabizi ko twari twatangaje n'ubundi ko arwaye byari byamenyekanye mbere y'igihe ntabwo yabanjemo niyo mugabo Claude habanje Bugingo Hakim nubwo ari kuri stade nawe yicariye hafi Ari- ya Hanze. vestiaire Yari yicaye rwose aho. ku gatebe hariya yego kabiri habanje Byiringiro Jean Gilbert nk'ibisanzwe mediane harimo Sekiganda Dauda Yusuf imbere yabo hari Ruboneka wingi imwe yarimo iracaho Watra indi iracaho Kiwanuka barimo baratakisha William Togumel wango impinduka ebyiri kuri gatatu no mu izamu ry'ikipe ya APR Football Club muri babandi 10 dusanzwe tumenyereye hari habaye impinduka bitewe nyine nuko Claude yararwaye ndetse birumvikana na Pierre akaba yarari yahawe ibihano. aha rero ikipe ya APR mbere y'uko tuyisesengura reka tukurikire umutoza w'ikipe ya APR Football Club yatakaje uyu mukino atsinzwe ibitego bibiri ariko n'umukino kandi ku ruhande rwe abakinnyi be barasemo uburyo bwinshi bwashoboraga gutanga ibitego ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club. Je crois que tous qui ont vu le match, l'APR a dominé le match sur le plan physique. ndahamya ko buri wese yabonye umukino ko twarushaje Al Hilal mu bintu byose yaba ari mu mbaraga ndetse no mu mayeri y'umukino nubwo twakinaga umukino wa gatanu mu minsi 12 birumvikana ko twari tunaniwe ariko twagerageje kubyitwaramo kigabo mu myitozo twakoze isa nkaho itandukanye kuko nta kibazo twigeze tugira cy'imbaraga nke uyu munsi twakoze mu mukino wose twabonye n'amahirwe mu mahirwe nabaze nk'arindwi kuyo twakagombye kuba twatsinze nagiye hariya mbaza abakinnyi icyabaye nti ni gute mugira imbere y'izamu ry'ikipe muhanganye ntimutsinde habaye iki buri wese yashakaga gusubiza ariko babona yuko nabo batabizi turacyafite akazi ko gukora dukeneye kwihangana icyo dukwiye gukora no gushyigikira abasore bakiri batoya ndashimira Adolphe ko yitwaye kuko wari umukino we wa mbere yari akinnye yadufashe kwihagararaho ni ikimwaro kuko Pierre ntabwo ameze neza mu mutwe niyo mpamvu twamuhukije gusa ndahamya ko ikipe ubu yatangiye kumenyerana kuko nibyo twahoraga dushaka rero ubu urabona yuko duhuza yaba ari iburyo n'ibumoso ndetse no mu byo dukina niba twashoboye no kurema uburyo burindwi bwavamo ibitego ntidutsinde turi kumwe n'umuntu ku wundi icyo ni ikibazo gusa uyu munsi ntabwo amahirwe yari ari ku ruhande rwacu rero tuzashakisha ku yindi mikino iri imbere. Al Hilal ni ikipe ikomeye ibaze ko ifite abakinnyi 40 baje hano ngo bitegure imikino ya CAF Champions League ni ikipe ikinisha impande zayo cyane kandi twari twazizibiye cyane dukoresheje Beri na Hakimu nubwo Claude nawe arwaye rero Al Hilal nta mahirwe yongeye kubona keretse ku gitego cya kabiri hari amasomo twize muri uyu mukino yuko tugomba guhangana n'amakipe akomeye uyu munsi nicyo twabuze rero nta kindi bisaba nubwo bunararibonye. On peut rivaliser avec ces grandes équipes. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'expérience, c'est tout. uwo ni umutoza Taleb umutoza w'ikipe ya APR impamvu nari nanze ko twinjira mu busesenguzi nagira ngo abantu bumve ku giti cye ejo ikintu yabuze cyatumye atakaza uyu mukino kwizigira umukino twari kumwe tuwureba igitego cya mbere wari umupira w'umuterekano Adolphe uburyo yapangishije urukuta urebye nibyo byabaye impamvu ariko abakinnyi b'ikipe ya Al Hilal babarusha ubwenge kuko yakoresheje urukuta bo baraza aho bahagaze niho umupira wa El Hadj waciye kuko bo mu gihe agiye gufrapa bahise bigirayo tayari igitego cya mbere kiraboneka ni nabwo haje kuboneka igitego cya kabiri cya Fromo wari wamaze no kuvunika kuko umukino rwose bageze aho barangije ramprasoma babura icyo bakora bamurekeramo atsinda igitego agitsinda na Clement yamaze kumurya intambwe umupira wari uturutse mu ruhande rwari rurimo Kajeje umupira wari utanzwe na Girumugisha nawe wari winjiye mu kibuga asimbuye njye ikintu nshaka kukubaza ni iki ngiki nibyo coach aravuga ati twarasa uburyo byarashobokaga ariko ikipe ya APR mbere na mbere ejo babonaga bafite igihunga cyane muri uyu mukino byaviremo nuko kurata ubwo buryo bwose babonye mu gice cya mbere icya kabiri nshaka ko tuganira
ese ko Al Hilal yari yatangiye ikinisha icyo twakwita ekipe ya kabiri, umutoza navuga ati yari yazanye abakinnyi, Al Hilal yaje mu Rwanda izanye hafi abakinnyi 40, igihe hakorwaga ziriya remplacement haza aba key players, kuki Taleb we ku ntwaro yizeye kuri bench atagize igitekerezo cyo gukorana amaramplacement hakiri kare, ahubwo agatekereza ko yinjizwa igitego cya kabiri? kugira ngo ikintu cyabaye ku ikipe ya APR Football Club, iyo uko kubura composure byarabaye nyine byo kubura gutuza. Niyo mpamvu wabonaga imipira baruboneka bayibona, ukabona ba nyine babuze ikintu cyo gutuza, bagahitera hanze bawatra, hagiye haba nyine uburyo. Muri interview umutoza ngo yakoze agashya ariko nayo nibagiwe ibyo ngibyo byo gutoza waruvuze. Yego, umutoza bamaje bati ku ikipe yawe irata cyane kuko kandi abantu barabibonye, kandi tujya muri statistique abantu barabyumva, ko urebye amashoti ya Dawuda yabaruboneka barashotaga uburyo bwinshi, ariko ugasanga amashoti ari off, nyine arajya hanze, ntago bari kuyashyira muri cadre bashakisha. hari n'ishoti batarayateye no mu izamu, umuzamu yasohotsemo cyane rirangaye. noneho umutoza ngo aza kubaza abakinnyi, arababaza ati ko muriho muhusha cyane kandi muri kubona uburyo, abakinnyi baramubwira ngo umupira ngo bari roroshye. Coach yavuze ati ngo bari roroshye, baro ngo bari kuyishota ngo bakumva ngo iroroshye, ngo ntago ngo bitandukanye n'izoza biri kugana ngo aho bashaka. ntiharimo hakinwa baro aganira n'abanyamakuru ariko baro za shampiyona ni zimwe. mwumva ukuntu Taleb yasubije baro za shampiyona kimwe mu Rwanda Premier League subiza ntago ari ikipe irazana ikipe izana nibyo Gasogi kini za orange ndabyibutse. mwumva Taleb mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ati ubwo nabazaga abakinnyi banjye impamvu bageraga imbere y'izamu gutsinda bikabananira, buri wese yambwiye ati, ngiye kuvuga mu ijwi rya Nepo, twagize ikibazo cy'umupira wari woroshye cyane ugereranyije n'uwo twe dukina. urakoze cyane ati nibyo, ariko harimo no kudatuza, nawe yabigarutse. none se umupira woroshye kuri abanyasudani bari Hilal wageragaho ukaremera ukaba nk'usanzwe, kubera bari mpuzamahanga yose barayizi. ngira ngo n'urwitwazo cyangwa bazanywa amatsinda sha ni bazanywa amatsinda igihari. Al Hilal imaze igihe mu Rwanda, twarayitegereje, twayirebye mu mikino myinshi cyane itandukanye. Nepo, abantu twese twari tubizi neza ko ikipe ya Al Hilal ikoresha wings, ikoresha impande zayo. Ni ukuvuga ngo yizerera muri Ernest Luzoro ko ari buzamuka agahura na Koulibaly, ikizera ko umuntu bita Steven Ebola ari buzamuka agakina nagira umugisha. aho ngaho n'imbaraga zayo zubakiye. Abakinnyi bo hagati mu kibuga ba Pogba bajya gusaba umupira bagahita bawudistribute mu mpande. MCR niko yari ibitego. Ikipe ya Mamelodi Sundowns nuko yari ibitego ejo bundi. Ni Kigali nuko bigenda. Kigali niko bigenda. Emmanuel Froma agiye gukina ya mipira kwibenura. Byari baga biturutse kuri za pasi za Ebola bibenura batsinda Gasogi. Numva ngo twari tubizi ko nyine imbaraga za Al Hilal n'ubundi ziba ziri muri wings. Ejo ntabwo yari yabanje, yaba ari Steven Ebola, yaba Ernest Luzoro ntabwo yari yabanjemo, yaba nagira umugisha ntiyabanjemo. Nuvuga ngo kuri wing hari yabanje umuntu bita Koulibaly wenyine, kuko bari bizeye nyine ko Koulibaly afite fraîcheur physique ashobora gukina nyine match zirenze imwe. Ku munsi w'ejo byaragaragaraga neza cyane ko remplacement z'ikipe ya Al Hilal ziri buze kugora ikipe ya APR Football Club. Icyambere shwa yo guhana umuzamu Pierre byateje ikibazo, kubera ko uwo bita Hakizimana Adolphe ejo ntabwo yagize match mbi. Njye ntabwo rwose nigeze mbona agira match mbi, ahubwo ukurikije n'igihe yari amaze adakina. Icyo gihe rero yari amaze adakina nicyo cyatumye apanga urukuta nabi. Ku rukuta rwose kiriya gitego cya mbere harimo uruhare rwe rutaziguye. Ejo turi Nyamasheke ntitwaganire kuri iyi match cyane, bavuga ko hashobora kuza ruhamye nkiko. Ndabisubiramo nkuko nabivuze. Navuze ni hari ibintu umutoza wa APR na staff baba bakoze birengagije professionalisme, kandi n'abaprofesseur no mu mupira. Wareka mbita abaprofesseur tubaye icyo cyubahiro, kuko sibyo kuba ari abatoza, reka tubita impuguke. Yego, umukinnyi ubizi ko amaze imikino irenga 5 adakandagira mu kibuga ni 5 ndeka ngende mfungiye kuri 5 nanjye nze ngo kurenga 5
bibare mu mezi bibara mu mikino. Reka tuyivuge uko bimeze. Umukinnyi umaze amezi atatu yanarenga kuri bamwe atagera mu kibuga. Uribuka uryo avuye mu kibuga Dolphe bamushinja amakosa ngo yakoze, bigaragara ko abantu batangiye no kwibaza ni gute yaje ahubwo muri APR. Uzi iki kipe yamwituye muri bimwe byavuzwe mu itangazamakuru no mu bafana, nawe urabikonfirimye, umukinnyi uramujugunye, nta nagarutse kuri touchline nk'umuzamu wa kabiri. Mwumva icyo kintu amaherera akorwa, nta nubwo wigeze umugarura ngo abe umunyezamu wa kabiri, byibuze yicare iruhande rwa Pierre yumve ko ari kwegera ikibuga. Uramufashe nyuma y'amezi yose aticara no kuri touchline no kuri match ya Bugesera yari muri stade, uhise umuhereza match nk'iyi. Uziko na ruhamya nkiko wari umaze iminsi byibuze kuri touchline, ntiyameritaga gufata iyi match kuko uba ugiye kumwexposa no kumurindisha urugamba atabasha kurinda. Namerera aba yabanje gupfa, umukinnyi mu mutwe aba yamaze gupfa. Iyo erere ya kabiri iraturuka ku mutoza Taleb. Remplacement z'umutoza wa Al Hilal yakoze zagaragaraga buri wese, aho twicaye twaravuga tuti noneho hazanye za wings ze zikora. Nyirwango agira umugisha byonyine, uretse iriya pass yatanze Emmanuel Froma agatsinda igitego. Yari amaze gusiga inshuro zingahe kugaragura Bugingo Hakim. Muri gira umugisha ze wenyine yagaraguye. Urumva nka Togi mu gice cya mbere se yabonye ikarita y'umuhondo cyane. Iriya karita y'umuhondo ajya kwibona yaragiye muri couverture, cyane. Umwango ikipe ya Al Hilal yadominaga, noneho izimaze kuzana zayo wings zayo zikora. Gira umugisha prestation yose igaragara ivamo igitego cya kabiri. Ikipe ya APR Football Club nkuko Taleb bivuze muri interview, hari level itarageraho. Abantu bagomba kwemera bakavuga ko aricyo bagomba gukoraho. Ikipe iremereye nka Al Hilal ni ikipe ikomeye nkuko Taleb yabyivugiye, abakinnyi 40 barimo barakina Champions League. Rwose hari level n'abandi bari gukina shampiyona muri Sudan. Igoga ntabwo nanjye ndi bukugore nkubwira ibintu byinshi mu masegonda rwose kwa mwemere twige ariko dushyire mu bikorwa, ariko tunishimira ko ikipe ngari hari muri shampiyona. Rega ibi twabigarutse turavuga tugize amahirwe, abantu bafataga ingendo bakajya Tanzania ngo kwiga ngo ibyo Simba na Yanga bakora, abandi tukavuga ngo reka tujye mu Misiri. Urajya he ko ari Nyarugenge ku murwa w'abeza w'ibyiza, igihugu cyiza gitekanye. Mureke twige ahubwo dushyire mu bikorwa. Ntibaguteresheje ikipe ya kabiri n'iya gatatu. Erega wevuga ngo reka negure none muri Nepo bazanteresha inyambe. Umva nkubwira akantu kwiringira nibo baravuba, nibo ugira umutwe uhita utekereza vuba. Ku itariki 17 z'ukwa mbere Reyo yariye 4. Yego 17 z'ukwa mbere ku 10 ya APR rya 2. No kuvuga ngo 6 mu gihe kitageze ku kwezi. Al Hilal zose yari ziryamishije iri gukubita. Izo ne ikipe ebyiri za mbere iyi ni level zitsindiwe 0 nayireba mu izamu. Uru ni urwego ni level. Reka tugiye ku bafana b'ikipe ya APR Football Club. Nyuma y'uyu mukino dusigaye dufite imvugo ngo barabyegeka kurinde abafana b'ikipe ya APR. Hano nababonye. Reka duhere Nyarugenge wegera abo ngabo. Reka twumve ku munsi w'ejo abafana b'ikipe ya APR umukino umaze kurangira. Ndabyegeka kutagura umuzamu niho mbyegetse. DS abyumve, afande wa ekipe nawe abyumve, batugurira umuzamu muzima niwe dukeneye, ubundi dushikanya gusa. Ikipe yaturushije ko twebwe ntabwo tuvuyemo w'abareyo. Rayon Sports yakubiswe 4 idakoze no kuri baro, yana kubisa amapoto. Ukuvuga ngo twebwe baturushije karite y'abakinnyi, twebwe ku rwego rwacu nako tutagize rwose. Ahubwo reka badukorere ubuvugizi kongeremo ayandi maraso mashya, naho ubundi ikipe ikintu turushije ni karite, ni uguhemba abakinnyi bahenze, kandi natwe ku rwego rwacu ntako tutagira. Ibi bintu Al Hilal dukoreye ni ubutabera, kuko ikipe iraturusha, nitwemera urwego rwacu ni ruriya. Nta muzamu tugira muzima uhoraho. Urabona ko urajya gukina umukino ukomeye, umuzamu nimero ya mbere ukamushyira kuri bench, ukazana wa kabiri. Noneho nabonye bazanyemo amahitamo ya gatatu. Biriya wabikiniye ushaka igikombe. Nibashaka umuzamu badushakire rutahizamu wafegita abangaba.
abo ni abafana b'ikipe ya APR umunsi w'ejo i Nyarugenge. Ikipe ya APR Football Club imaze gutsindwa ibitego 2 n'ikipe ya Al Hilal ku busa. Mu kanya tugiye kumva ibitekerezo by'abafana b'ikipe ya APR hano Bweyeye aho duherereye, ariko mbere yo kujyayo Axel, hari imibare yindi ifite iki tubwira cyangwa niri watubwiraga mu kanya? Ni imibare yaranze umukino muri rusange, tugenda wenda tuwusozaho kugira ngo abantu mvuko byemeza. Nuvuga ngo ibijyanye na possession, ikipe ya Al Hilal yasoje ifite 55, kwiyarira umupira APR isoje ifite 45. Hanyuma amashoti yaganaga mu izamu ku ruhande rwa ikipe ya Al Hilal yari 4, ku ruhande rwa ikipe ya APR ari 3. Corner barazinganyije zari 4-4. Hanyuma amakarita yabonetse n'abiri y'umuhondo ku ruhande rwa ikipe ya Al Hilal, imwe ku ruhande rwa ikipe ya APR. Hanyuma abazamu wa Al Hilal yakoze save 3, yakuye imipira 3 yabazwe, mu gihe wa APR Adolphe yakuyemo imipira 2. ni imibare yaranze umukino wose muri rusange. Kwizigira Bweyeye hari abafana ba APR hano hari abafana ba APR bakomeye cyane, harimo uwitwa Claude nibazi na wanjye. Uraho neza? uraho neza. babanza ducangemo morara ariko Claude hano dushima Imana Jean Claude. Ikibazo kiri muri APR ni kimwe gikomeye cyane mu izamu ryacu, duhera ku muzamu ukomeye hakiri Kwizera Olivier. Abandi bose ndabona nta kigenda kabisa. Ari Kwizera Olivier ubwo ntiyashize imyaka. hariyo Pierre Pierre binakora yego no muzamu mwiza pe, ariko akeneye umuntu backup ku buryo nyine ayirinda gukora amakosa adakenewe mu ikipe. Akeneye backup kugira ngo nawe yirinde amakosa, abazi ko hari undi ushobora kuba ushobora kumurya umwanya isaha n'isaha igihe yaba yakoze ikosa. Felix muregemeranwa? Oya, ntabwo nemeranwa nawe. Mubonye kiriya gitego, gereka ngaruke ku gitego cya kabiri nicyo cyambabaje. Uriya musore Byiringiro Kagege yamanutse cyane yegera epfo, asigira espace gira umugisha, bamupasira umupira arirukanka aramusiga. Nije na Clement ndetse na Yunus nabo bari bashushe n'abaza kumurariza, bamurarije aba yabacomotse atsinda igitego. Nkuko muhora mubigarukaho rwose APR dufite ikibazo ku mpande zombi. Mwabonye ko ruriya ruhande rwagira umugisha rurakomeye cyane, ndetse n'ariya Claude akina nta musimbura rwose ugaragara ubona yazakonveka ruriya ruhande. Icyo nasaba n'ubutumwa naha ikipe yacu ya APR FC nuko ziriya mpande abayobozi bari budushakira abakinnyi bacyaye bari on fire cyane, ku buryo ikipe tuzajya duhabya amakipe. Ntabwo dushaka kumera nk'iyi kipe ya Rayon Sport ihorana amatakira ngo ngira byegeka kuri bane. Dushaka ikipe ikina amatsinda, kuko hano mu Rwanda tumaze kuba ubukombe. Nibareke twubaka ikipe izagera hanze, kuko niba Al Hilal yadusuzugurije ikipe ya kabiri byatubabaje nk'abafana ba APR. Ubutumwa rero natanga nuko APR tuyikunda, kandi mu mpuze na Jangwani niba bishoboka. Hari icyo nshaka umuzi Jangwanovic ngira ngo baraza kuguha ijambo. Kwizige n'ibidukundira mu isaha ya nyuma turareba Jangwani. Hanyuma Claude aravuga ngo ni umuzamu, mwene data Felix akavuga ngo na defense yacu nayo ntago ari shyashya. Urumva niba umukinnyi wo kuri kabiri bamusize abagomba